batubwiye ko abantu bitwa Hugue. Hugue Wa musore w'umusta bakodesheje hano. Arimo. Kame ushaka kutaza kuva hano kaguma none ari heza twinjiye mu rupangu rw'abandi badekare bariko baba yicareye ahangaha ndabona hari n'agatebe turebe hano twinjiye ni karibu Hugue ndakwiyamye Hugue salama oya bisimbikunda oya no simbikunda hano ni iwanjye nta mpamvu zo kuza kunkomangira gutya ese ubundi uvuye he ntabwo naje ndi njyenyine no munsi sister please umva twubahane isi ibyo ndabizi mikoro ndazifata gutya kubera impamvu isi ndakuzi basuza n'umuntu turi kumwe ibyo ntabwo mbishaka nano kunsuza koko ndagusuza nitonze betse nambari muri salo ndi kwera televiziyo uje ngiye ndishima ari uko ansuhuje nibyo mva ushaka ndabishaka yiga mbabarira mutima nyine na n'ubu uracyari gutera tinyegera nkurebe nshiri mumu niki cyakuriye kuri jewe cya mbere seka neza none ukuntu ureba none umusatsi mwana yanjye urukundo ndaruguhaye ikindi nkubwira gusa nakunze tayo ufite kandi so beautiful. Not big ntabwo uri big cyane ntabwo uri karujanga. Anjye ngusuzo kuri cyo aho hose mu cyo bigiye bitandukanye amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba. Of nitwa Isaka Manajya kuri kamera ndi kumwe n'icyamamare mu gufotora n'icyamamare mu gufilima nta wundi bamwita Elize turi igikondo hano kuri Majerwa niho twaje mu bintu byinshi bigiye bitandukanye ariko biratandukanye ni byinshi ariko ni byinshi cyane mpamvu ngo ni byinshi cyane nuko turi ahantu hari amazu meza ari ikirere cyiza ahantu turi hakeye nanone kandi ndi kumwe ntacyo mvuze turi muri karitsiye batubwiye ko IGALI mari dufite makuru ngo hari umuntu ngo wamukodeshereje imyaka 3 igipangu cyiza cyane ariko nanone hari umukobwa wari umaze iminsi anyandikira kuri iyo nomero iri hasi yarwa n'95 ambwira ati nakunze Hugue cyane kubera ko yavuye mu butinganyi ndifuza ko wazamuza nawe tukaganira byinshi bitandukanye ariko ananyemereye yazaba mukunzi wanjye. Sister egera hano tuguhe ikaze. Siyaka ameze bite? Ibintu ni fresh. Ni fresh nari bitu. Merci. Teguye. Umva ni imbere cyane tu. Waje ryari nubwo wabimbwiye ngo n'abakunzi bacu babimenye. Okay, maze iminsi 2 ndi hano mu Rwanda. Nabaga hehe? Mu UBUBILIGI tu. Rwose alright wintinza tujye kureba Hugue. Usane tugenda Hugue konzi kagira amani nanemere ko tuza kuganira. Nari ibi byakora byose nabirenze. Ariko wamubona? Namubonye tu. Ngiye mfite amatsiko yo kumubona tukaganira yohana. Nkanamushimira cyane. Mushimira iki? Man, ibintu yakoze nibyo man. Yavuye mu bintu byo man, ni njyewe ugomba kuba wifuza. Reka twigendere tujye kureba ariko nizere ko atari kure cyane ngiye kugenda n'amaguru ntago mbimenyereye. Wapi ntago mbimenyereye. Tuba turi nyine ariko ubwo no gutembera. Nabyo gutembera man. Abantu badukurikiye na dusangiza amazina yawe undi. Okay, banyita Gihozo Sonia. Sonia. Karame. Uruwo hanze koko. Ntabwo uri umuntu. Gute se wallahi. Ambaye neza of course. Merci. Umuhindukira teraruguru tu. Sone twigendere dore ariko nuko iki abantu benshi mu murafata umwanya wo kuvuga ati Kigali 50 nidufashe kwerekana ibyanze kugaragara. Ujyanye
twe tuba dufite amatsiko kandi nkamwe nk'abantu b'abanyamakuru muba mugomba kubidufashamo mukadukurikiranira of course. twaje gusenya ngo utazanze gusenyuka ariko hirya yanditse hari ijambo ryanditse all ahantu hari akazogira ikandemo gato hanyuma ukananditse subscribe like share ndetse na comment byose bizaba bidufasha kugira ngo amakuru yacu nyine muri ka kazi sone Karame mahabona mu Rwanda ko nari heza sha wallahi habaye heza fo wari umaze igihe kingana iki utahazi rero nagiyeyo maze imyaka 3 imyaka 3 nagiye nyine mu bintu byo kwiga niba babona ababyeyi bawe cyangwa no kwiga savye bari na Kigali oya habaye ababyeyi banjye hano na Kigali hariyo famille yanjye ikomeretse ko kuvuga mani murimo muraneza iyo mwete itaza kukunyereza twaje mu makuru ya Kigali urabona hari hakurya cameraman habere kurabona kuntu hari udote twiza ni byiza byatase ubu wazanjyanye y'ubundi tuza kuvana tukiri hakiri kare turaza shano ukuru nemberezeye ikirere gitatse u Rwanda cameraman batubwiye ko ari hano ndizera ko ari hano ko twaciye na son yabajya bamvumbuka tekereza batuvumbuka oya nari bimani hari birenze se cyagukubise nk'ingoma isi oya nta kibazo ahita nsubirayo tuvuga turero ntabwo bizoro okay ntacyo njye mfata umwanya kuba reka dusone hano turebe ko baza kudufungurira mfite amatsiko yo kumubona byataye bari mu baratinda tubakomanyire ture cyo koza biramutse yige koko hano hantu bamukodeshereza Imana yabigira neza cyane neza byataye tuzi ko yabanaga na Sangazi Jeni n'abandi bagenzi bagiye batandukanye bikaza kwa ngombwa ko basubira mu mirimo yabo amahoro musaza meze neza muragezwa n'iki twe turabanyamakuru nitwa ngiye Siyaka hari umuntu batubwiye ko abantu bitwa Ige wa musore w'umusitari bakodesheje hano arimo ari kumwe n'abashyitsi cyangwa ari wenyine ari kumwe n'abandi mwaduha karibu wenda twakumureba mwinjire rwose nta kibazo abakozi baduhaye karibu ni byiza cyane Karame ushaka kutaza kuva hano kaguma cyane neza byatari ariko tungenda umushyitsi nje kureba Ige mani ariko ubundi muri make wamukundiye iki bitari biriya kubonera yari umutinganyi akabivamo akaza gukizwa akaba umwana mwiza njyewe uramutipe naramubonye mbona ari type yanjye sinkubeshye pe gusa nyine ikintu cyambabazaga ni kimwe ariko Imana ishimwe tu mwana sinzi ahantu zo kwinjirira ariko biragaragara wenda twaca ahangaha kugira ngo tuze kureba uko bimeze soni hatara akazi dukora abari indyankurye oya naribi tu twinjiye mu rupangu rw'abandi badekare bariko baba yicare ahangaha ndabona hari n'agatebe turebe hano ntabwo hagaragara yege neze kumuvumbura umunsi umwe turagurukana tujya bagakaba Shangazi nditwara ni ukwitwara neza tugenda n'ikinyabupfura ariko iyo bibaye ngombwa nyine ikinyabupfura turakibagirwa dukomanga hano turebe ahantu ndabona banze kudufungura nimba harimo abantu nimba ari iki mpanga turebe yemwe ndimo ndumva inyoni wowe buhagaze aho ngaho aho di hano bakunzi ba Kigali 550 nyine muri wa muvumburo n'ibyanga tuhita tuzenguruka tujye no mu gikari ariko ikigaragara tugomba guca ku marembo hano twinjira ni karibu Ige ndakwiyamye Ige salama oya bisimbikunda amahoro oya no aha simbikunda hano ni iwanjye
nta mpamvu zo kuza kunkomangira gutya. Ese ubundi uvuye he? ntabwo naje ndi njyenyine no munsi sister please Mva twubahane. Ese ibyo ndabizi. mikoro ndazifata gutya kubera impamvu Ese ndakuzi. suza n'umuntu turi kumwe Ibyo ntabwo mbishaka. Hugue please Ndakwiyamye n'undi munsi n'ikindi gihe. waje kugafata ntiwandabura hari umusaza utubwiye ijambo ngaha baragukodeshereza ariko wansuza uriya muntu mbere yuko mvuga ibintu byose Hugue please basi muhane kuki cyangwa namuhoberege nampobere bitewe n'ukuntu mukunda nampobere mbere yuko umubwira buri kimwe cyose Hugue come ngo on ndumiwe niko yavuze come on ni Yesu Kandi isi ntabwo mbikunda bino bintu. Ntabwo mbikunda n'undi munsi Hugue ntabwo basi ikindi gihe. reka siyakamusabira imbabazi ni njye wamuzanye tu nemaze kimuteraho pressure ngo anzana hano mubwira ikituzanye hano ndi kwenda iyo mbenda yaza kumva njye naragukunze please Wankonde iki se kanambari nkwe. nano kunsuhuza koko Gusuhuza nitonze betse nambari nkwe muri salo ndi kwera televiziyo. sawa narebe bakunzi bacu ntabwo bizoroha hagarara hano ariko birakomeye bihagarara hano turi mu muryango kwa Yige siko bimeze ibi birahagije no mubonye ndamubonye ariko ntabwo ansuhuje njye ndishima ari uko ansuhuje Nibyo mvu ushaka. ndabishaka Hugue mbabarira urishimye I'm happy I'm happy Yige Mfite twicara hara hepfo niho twaganira nabwo bashyira muri salo yanjye ndabera muri salo. Oya nako nabashyira reka muri salo bitujyana hanze Yige nyaririza abashyitsi. nyine Namwe muje mu ntungu. turaze nge nawe nawe ntabwo muziranye ariko twicare mu nzu Oya nako nabashyira mu nzu mfite hano tugomba kwicara ahantu heza hariya hepfo. hano hantu ari heza uba ahantu heza Yige Yige aratwemere ngaramaze soni karame ntabwo byoroshye shani dande tako nari banyemereye ko twikira muri jya ariko n'ubundi oya hano hari n'umuyaga tu nari umubonye ute nari mwana we mbuze icyo mvuga mbuze icyo mvuga ni ukuri ngo Yesu aravuze ngo bazumirwa ndumiwe Yige akwicara iruhande nta kibazo None niho hari klima nziza. Hari ahantu nk'abantu baje bantunguye. Mfitanye nyambakira ntabwo nabashyira muri salo yanjye. cyo ngukunda ntabwo ugisuzugura ntukagorane Yige Ntabwo nagorana. muzane umugore Ariko deni se urabona Mana igira neza ikura ngo kura ku cyavumana ngashyiramo bikoma ngo tukaririmba ikura ku cya tukaririmba nyine uzi impamvu nshaka kubiririmba ni uko ibintu urimo nabonye nibyo numvishije n'amakuru nari maze iminsi numva noneho uriya muzamu wanyu arabishimanye biga ko arimo nako kiwe ngo kura ku cyavumana kura ku cyavumana kuzamurika wallahi ewa zamanza nagatebe bazi ngende ndicara mpagaze oya ntari cyangwa reka nkakuzanire nta kibazo kanzane nta kibazo Yes bakunze ba Kigali 500 nkuko nyine mwagiye mubibona aho twagiye duca aho twinjiye turi kwa Yige of course niwe muntu nahasanze n'ubwanza gutuma ninjira mu nzu nimba ari mu mwana iyo mvuze umwana mbi cyane ariko nzi ko izo ngeso atazazigenderamo bo mbere gukanda subscribe like share ndetse na comment wandike nyinshi hanyuma hari nomero iri munsi iyo nomero nta kindi bereyeho amakuru ufite duhamagare tuyacishe kuri Kigali 500 ndetse n'ubushaka no ko twamamariza ibikorwa byawe turi tayari Yige twongeye tuguhe ikaze mu rugo rwawe ya murakoze cyane ariko hano no kuri Kigali TV natwe tuguha ikaze ya nta kibazo merci beaucoup ndishimye ko iruhande rwawe nyakiri uwo mukobwa namwakiriye nubwo yaje zo kukureba mwakire uze mwakire gute mubaza amazina ye byo kibazo ko twatanye ikiganiro baby witwa nde Mayita Jozo Sonia witwa Sonia Jozo Sonia okay chante yitwa Igihozo Sonia
akaba ari umukobwa wari umaze najya bamaze kingana iki uri mu Bubiligi? imyaka 3. Umaze igihe kingana iki Kigali? isuwe nta n'icyumweru kirageramo. Wavuye mu Bubiligi uzi Kigali, wari uzanywe n'iki? Dore ko ababyeyi bawe tuzi ko baba mu Bubiligi ariho wiga muri rusange, ugakora n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye nk'uko wagiye bimbwira. Hano mu Rwanda mfitemo famiye yaba mu miryango. Mu Bubiligi nyine niho ababyeyi banjye baba, nanjye niho niga. Yego. Ariko ndumva nishimye byatse. Uraza tubwiye mu kanya ige ongera wivuga nk'intore utarengaruzwa muheto icyogere mu ntore. Okay, nanjye banyita Ige Nyirinkwa. Niko banyita. Niyo mazina yanjye. Yego. Aha turi ni wanjye. Ni wawe. Sha icyo nzi ko nagiye mbwira abantu ko nazambabeshya ari ukuri kose tukishyira hanze tugasenya inkuta tukagaragaza ibyiza. Singiye umuntu wa mbere wamenye amakuru y'ahantu usigaye wa. Ni wowe bwa mbere uhaje kuko abenshi bashatse kuhaza. Ndavuga ngo nago mari hari ibyo nagiyemo hari ibyo nanindimo. So nabonye umwanya wo kugira ngo mbakire. Niwo nguye gitumba. Iga kugira ngo ibingibi bize ibingibi kugira ngo ubigereho. Byavuye he? Ese iyi nzu niyo waguze? Ni umuntu ayiguhaye? Ni umuntu ayigukodeshereze? Ese kugira ngo icyo gitekerezo cyize cyo gukora ibyo byose byaje biturutse kuyihe mpamvu kugira ngo Soni akomeze abyumve hanyuma we ibyamuzanye nawe bikubwira. Okay, urakoze. Hano navuga ko ari umuntu uba hanze yankodesheje imyaka 3. Yego. Anshyiramo buri kintu cyose kimwe gishoboka materiali zo mu nzu. Ndumva abantu benshi ariko babizi. Anshyiramo ibintu byose arangije ashyiramo na stock. Yego. Mfite ahantu ngomba kujya iyo stock izanshiranye mfite aho ngomba kujya nkagenda ngafata ibintu bya stock. Yego. Byo gushyira muri stock. Byaje bivuye kuri impamvu kugira ngo umuntu uri hanze dore ko bagira n'umutima mwiza tubasuhuze abantu bari mu bihugu byetandukanye, abantu bari za Dubai, abantu bari Johannesburg, abantu bari muri Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, abantu bari Igisenyi ndetse n'abantu bari mu Bubiligi tubasuhuze ko na Soni nawe yaje aturuka. Hakurya y'ibintu umuntu uvuye mu Bubiligi aje kureba umuntu bitayige. Aje kureba umuntu utega ni ibintu bura ni impano. Navuga ko ari ibintu navuga ngo ni umutima mwiza. Yego. Umutima mwiza niwe wubaka kandi ukatuma n'ahantu henshi. Burya umutima mwiza niyo waca musizi ko uratambuka kabisa muri kureba cyane. Turaza no kwibereka neza hose tubereke. Ifite n'ama next ku ruhande ahubwo uzaze nguhe inzu wiberemo. Fatuma zamuzana kandi n'umugenzi aragenda ejo azashobora kongera agasubira. Ndaba Fatuma madamu manager. Manager Fatuma. Okay. Zamuzana. Uzamuzana nta kibazo. Aye muremere na heza hisi. Then arangije ngira ngo ni blague arambaza inzu bayishyura ngahe. Yagize icyo gitekerezo ngo wenda dusimbuke ku byaciye wenda y'inzu n'ibiki. Mfite amakuru yuko yumvisha inkuru nziza yo kuba avuye mu byo hari urimo bitari byiza. Ego. Agahita yishimira. Yarabyishimiye cyane pe. Yarabyishimiye. Yabonye interviews ngizo sinagiye nkora. Abona ikira nakoze kuri tuzubake. Abona ko bagiye ngiye muri salo gukatisha imisatsi n'iki. Abona narakijijwe, abona ndi umusore mwiza ushima Imana. Yego. Ahita avuga ati uyu mwana namufasha. Yego. Nubwo aba iwabo ariko numva namukurayo nkamushyira ku ruhande kajya gushaka ubundi buzima. Ashaka ubundi buzima. So ubu ngubu hari umuntu navuga yambwiye tuvugana ugiye kumakazi. Yego. Ari maze iminsi ndi kwikora mu bintu byo gukora stage. Yego. Ibyo nari ndimo ubu ngubu yambwiye ko mu cyumweru kizaza kiri imbere ushobora gutangira akazi. Yego. Ige wenda reka wenda
ufatire mikoro Sonia turakomeza dukomeze mu rugendo ryari rukomeye wagiye unyuramo n'impamvu urimo kugenda ubona imigisha muri buri mwe byose. Nuko ndabishimira Imana pe. Sonia wamubonye Ige murebe neza ukuremo na rinete anakurebe dore ko kuva urongera usubizemo murebe neza wamubonye Sonia mubwire ikikugenza icyatumye ugira umwanya kuva aho wari uri muri cya gihugu cya kure ukanaca kuri Kigali 550 kugira ngo tumukugezeho ko Ige si ubwa mbere tukoranye ibiganiro warabizi nubwo nza nishyaniye ariko byanyemera bikagenda neza umwanya ni uwawe nyine Ige naragukunze njyewe mubwira umureba ariko wagize isoni Ndabona ngize isoni mubwira umureba ambara rinete nta kibazo Ige naragukunze pe noneho amprise nimara kubona ko wavuye muri biriya bintu nabyo biri mu bintu byatumye nza hano mu Rwanda naragukunze ubyumve kandi ndanagushimira cyane kuba warigaragaje ukagaragaza indi sura tu ndagushimira. Iyihe sura? Ni ngombwa ko mbivuga ari ibintu biteye nk'isoni wenda kure ariko reka tubivuge nta kibazo mfite ariko ari ibyo bagafite ikibazo nyine nimara kuvuga ko wavuye mu butinganyi byatumye ngukunda cyane ariko na mbere naragukundaga nuko wenda nagiraga isoni nkavuga ati si ubu ngubu uriya mutipe ningenda nkamwegera nkabimubwira ntabwo byaba bibi ariko nyine ni nkaho wambohoye warambohoye cyane kandi narishimye kuri Mana warabivuze ngo sinzi nimba wabyemeye oya nta kibazo niko wavuze ko tuzumirwa merci ni ukuri pe oya naribi nta mutima mubi kandi wumve ko buryo umuntu akubwiye ko agukunda ugomba kubyishimira ikigaragaza umukunzi w'umuntu nuko wamwambika impeta aka kanya ntago ari ak'impeta ariko hari amasiri amwe agenda agaragaza ko wenda umwe muri mwe cyangwa mwese mwishimanye ego nimuhaguruke muhoberane gusa umubaze ibibazo ushaka byose basi arabyemera ntabwo yabyanga yabyemera kubera iki arumva bitabaho mbese baba basimhobera basi muhoberane neza mwumvane mukomeze mwumvane akomana urukundo ni rwoge akomana merci ndishimye nanjye ukoze mwicare gutyo ndishimye pe ego kuko iyo turebye amateka y'ahahise tukareba n'ubu ngubu ntago Ige mu bantu badukurikiye cyangwa bamuzi muri bya bintu yavuyemo yigeze n'umunsi n'umwe agaragara aho umukobwa ndabeshya Ige kuko nawe wari umukobwa ego ubu noneho wabaye umugabo nyamugabo cyane ubu ndi umusore ushima Imana urumva bishimye ngo kuri ndishimye nyine tunaratekerezaga nkavuga ati genda mukunda ariko ngomba kubigumisha mu mutima wanjye ariko nyine turamubeye my god mane ndumva naza ahantu ndi nyine gusa urakoze papa vanero telefone yanavuze ibyo mvuga ni ukuri nawe wavuze se ko nkuzi ko ugira umunwa ko mbizi ko ugira umunwa wavuze nanjye isoni zanjye abantu bose barakumenye isi akagira umunwa reka ni umuntu twavuganaga kuri comment nyine mubwira ko ngushaka tubona ya numero iraho hirya twapininzeho kabisa araguhobe utamumva iki mu gatuza kawe Soni umutima nyine na n'ubu uracyari gutera tinyegera nkurebe nshiri mumu ikiganza kuki ingabire yakugabiye yego ugomba kumukundwa akaza Soni ugiye kumukunda byanyabyo cyangwa ni bya bindi by'abakobwa b'iki gihe cyane Ige am serious basongera
aye koko hejuru Hadashya. cyane wallahi none se Soni karame urateganya wenda aguhaye urukundo kuri kamera zacu bikwemereye hagiye gukurikiraho iki wenda mu byo tutazi biri imbere wenda ibyifuzo byawe wumva kuri wowe na Hugue wenda Imana yazashyiramo umugisha buriya ikintu cya mbere ni urukundo no kwizerana uri kumva Hugue njye naramukunze cyane ku buryo udashobora kubyumva ubu ngubu mbabara mbwira nimba nzajya nisanzura Yes, of course. mbona mbwene bazanisanzu Hugue uzabyibonera nyine tu Ya, kantegereze ndebe. amafaranga agiye guhura n'andi mafaranga bya hatari ariko reka nkubwiye sinyandya ruswa sinyandya n'imboga sinya nyina n'abana kugira ngo mukugezeho amadolari 100 nakenyereyeho ugomba kumuha kuri iyo tipe baguhaye rero. oya hari ayawe sheri hari ayawe ugira ikibazo yewe namubwiye sinya njye nanjye ngenda ngomba kugira ibyo ngomba kugutegurira Wow, really? Okay. yes ariko mu busanzwe Soni urigura umunyeshuri ko hari n'ibindi ukora wambwiye bimubwire bireka kuguma muri njye njye nkora akazi k'ubucuruzi Yeah, ukora business. Wow. Business nkora y'ubucuruzi Uratoza kwiganira ku ruhande buri. nta kibazo Hugue uno muntu aguhenze hari amategeko n'amabwiriza yaba yagoye kugenderaho wenda atazikanga wenda abona wenda kuko abapaparazi ni benshi ariko nta wavumbura nkanjye ariko hari umuntu wakubona ucomotse agafoto agashyira kuri Instagram katanga wa mwana unatangiye kuzanamo abakobwa n'ibiki ibyo nta kibazo Ntago yigezemo amabwiriza yarambwiye ati gusa ikintu yambwiye ati ngo mbe nicunge kuko abantu bari hanze ni benshi bashaka kugira ngo batugushe icyo kintu yambwiye ati ntago ngiye kugutegeka kuri iyo nzu iyo nzu ni iyawe ubu ngubu ni ukuvuga ngo kuva aho namaze kuyishyura twamaze kuyishyura ahita ambwira ngo ubu ngubu inzu iri mu maboko yawe na nyiri inzu yarambwira ati ubu inzu ntabwo ikiri iyanjye ubu ngubu ni iyawe icyo tuzadupfana ni amafaranga gusa kuva none nyishyuye imyaka 3 ntabwo inzu igiye kuba iyanjye ni wowe ugomba kuyikontorora igipfuye ugomba kusharijaho ndamubwira ati njye ntabwo nkunda kwangiza kuko iyi nzu nzi akamaro kayo icya mbere cyo nta bana ngo baraje bayanduze ni gusa ikintu ikintu navuze ati gusa ishobora kubona mbonera njye nimaze kuba ukuntu ushobora gushyiraho irindi arambwira ntarebe ibyo ni eske ibyo ni ibyawe nushaka guhindura kara ya saro ibyo ni ibyawe nushaka guhindura icyo ushaka design ibiri mu nzu n'ibiri inyuma y'inzu mu nkuta zo hanze ni wowe namwe ati ikintu nahinda se ni iki ntacyo gusa ikintu nakongeraho ni ukongeraho design yo gushyiraho ko nkunda indabo yego nashyiraho utuntu hano hejuru kuri tuno tuboro two hano hejuru yego tw'uturabo utuntu design duto ukuntu hano hanze nkahongeraho nkabona ko hari hambaye hariho ururabo nana nkashyiraho urundi rurabo hariya ya geze cyane Hugue niki urimo kubona kuri Sonia kigahita kigukurura so then nkunda umuntu ukunda gushyira design ku mutwe yashyizeho design then niko yashyizeho kano ibyo nagakoraho ariko nta kibazo kano kamove none ukuntu yakubiseho coupe ndikubona nazi nyine kancanze abanyaburayi ariko hari akavido nigeze kubona Soni wigeze kunyohereza baraza kukereka Hugue wenda twavuye kuri kamera uzi kubyina byatari byatari uzi kubyina turaza kujushana ku nyuma ya kamera oya ahubwo ngenda shaka kubyinira ahubwo mubireba oya ntabwo mbishaka kuri kamera kuko byatuma bintera isoni nasoni byatuma no mu rugo byatuma bigaragara nabi ubuse nko mu rugo abakwe batavuga ati uriya mukobwa none bimeze bite ariko disi muri abantu bakuru niho nashyiraga nganisha gusa bizaba bigaragara umunsi muri niko bavuga
muri nko muzi muri mwenyine uburyo azakubyinira. Yeah, of course. Deni navuga ko burya muri babiri mwembi nta wa gatatu, burya wa gatatu nukuza arogoye. Yego. Ariko burya iyo mwishimye muri nko mu nzu mushobora guhaguruka, mushobora gushyiramo akaziki mukabyina. Si ukuvuga ngo yuko umuntu nibwo bakijijwe, burya iyo umuntu anakijijwe hari byinshi baba akeneye mu buzima busanzwe kugira ngo bimushimishe. Deni urumva ko Deni my girlfriend. Yeah. Ige n'iki kintu mubonyeho wenda ukavuga ati wi uvuze ku misatsi uryo yateguye ahandi hantu murebe neza ku mucekingi. Ni kizungu nyine, ni So kizungu. nihaguruka akurebe neza yige. Haguruka ahinukire akurebe neza. Ngongera Wow. wicarire. Good. Ngera wicarire ige. We. Amubonye. Yego. Ibyo urebesha amaso ibindi wenda ntabwo tubizi. Bini nabiresheje umutima. Ubonye iki kindi wenda tuvuge icya kabiri wenda tubyibare. To nkunda ikintu mbonye kuri we. Nanakunze cyane, nkunze ukuntu ateye. Yego. Ateye neza. Umva umubyeyi ko byaye aragahora byara abandi nk'ijana. Amenyo nk'iminwa y'inanga. Gako mana afite amenyo wagira ngo umva yigeze ahajya akandi kantu kuko ni urwererane. Afite n'iminwa myiza. Nakunze lipstick yasizeho. Okay. Ntabwo ari bya bindi bibona bijabiriye nka ba bantu ugira ngo yishe uruhinja. Asize lipstick nkunda cyane. Ya lipstick nubwo ngiye cyane nigeze mbisiga ko nkunda lipstick ya rouge bordeaux. Yego. Kandi yasizeho rouge bordeaux nkunda cyane. So ikintu nakunze kindi afite intoki nziza. Turebe zereka ntabwo mperuka muri No, ibyo ntabwo birenze. Njye birankubwira isya. Ntabwo nkunda umuntu usiga ibintu biri by'amaverne nga abadike biranzara. Nkunda umuntu uri naturel, burya usizeho agahina, yasizeho n'ihina. Yasizeho ihina nayikonze ko nanjye nkunda ihina buriya. Nuko aza gukora kwitama itumva. Ni wasalamu. Sanga umukuru Tresoni mukora iburyo bwe. Akomana. Byiza cyane. Soni, wenda turimo tugeze tugana ku musozo w'ikiganiro, byari ngombwa ko wenda tubahuza, ibindi tuzatugenda dukomeza tubyerekana muri rusange. Hari ibyo avuze byinshi bitandukanye, hari ibyo wamukundiye byinshi bitandukanye. None wambwira ati mbabarira tugende basi mbanze mubone. Abawe ni ibiki mubonye ugahita uvuga ati mani umutipe ni ukuri. Bad boy. Bad boy man. Bad boy man. Yeah. Bad boy. Yeah, of course. Jewe nyine tunari naramubona visa. Ariko ndamubonye. Ige uri mwiza pe. Merci. Kandi nge nzagerageza kuba hafi ku buryo hatazagira umuntu wongera kuba nyine urabizi Kigali turimo ni business. Nge naje nsanga ibintu byarahindutse, ibintu ni business. Ariko nge nta muntu natuma yongera kumushyira muri business mbikuriye. Yego wenda bishobora kuba atari business yari arimo, ariko nge ndishimye kuba yarahindutse. Nzamuba hafi mu bishoboka byose. Ige I'm serious. Yeah, of course. Okay. Niki cya kure kuri jewe cyambere? Seka neza. None ukuntu ureba, none umusatsi mana yanjye. Yaza kukubona kera ugifungiye. Ntabyazi kuko yakubonye warogoshe. Abonye narogoshe mfite akano kanaterere ku mutwe. Kwirende. Kabisa. Ndi kumwe n'abana bafite imisatsi. Mana none Ige nakunze nawe ndabona ogira ngo ni ikigudi. Ogira ngo ni ikigudi n'ukuri. Sana n'ibintu byinshi. Nta kintu nashyizemo. Ni ukuri kw'Imana. Ni imisatsi yanjye isanzwe. Akora umumetisi. Baye metisi batubibona ko ndi metisi.
ko nabyawe navuga ngo nabirabura gusa nye ufite face sinzi so navuga ko navuye i Burundi niyo mpamvu uri mwiza cyane ni Murundi alright uri umurundi mugabo ndi Murundi bace bakumenya baca bamenya turi ngaha hari umuntu waririmbye kamishinga aho niho ruzingi urukundo ribaye baba imbaraga kera hari mujya muzumva cyangwa mujya kuri YouTube mukazumva sacinga kuri YouTube Hugue ko nashaka tuzaganira turi twenyine nawe ntare abakunzi ba Kigali 500 mwita ikindi kiganiro wenda kiri prive na yibi wenda unatubwira uburyo wenda uzatubwira uburyo umukobwa waje muke uburyo mwarahuye mu ngubu ariko nyuma byari kugenda bitubuye mugiye konya muciringe ngo muraza gusigarana nomero muhane adresse ibyo ni ibintu bisanzwe byo ngibyo Hugue usajya Imana bwa mbere ari ngombwa buri mwana kakomeza kuba umugisha ukabana na Sone mubyaranye nk'akana hari abavuga ngo abana babiri aho abana babiri niyo plan mfite kuzamubyarira inshallah Imana izabafasha abangahe abo Imana izaduha of course abo Imana muzabanza wenda mwasemana agakobwa gahungu cyangwa impanga ebyiri z'abahungu burya kubyara ntago wamenya ngo burya umugabo ateye inda ntago umenya ngo azavamo iki ariko habanje nk'agakobwa byaba ari sawa kasoni hagati ano nakaza asa na nyina ko azaza nka papa we oya nta mukobwa usa nka papa njye nibyo nshaka ko she's beautiful Soni turasubira naho tuvanye cyangwa urasigaranga sigare mu kintu ariko twebwe tuba dusubira muri ya modoka yacu twajemo hanyuma musigaremo amadirese hanyuma nawe ujye mu kazi wabyakira ute kumva yiga kuvuga ati kabisa n'amagambo akubwiye twaje dufite ubwoba nagira ngo ati Hugue agira amane Hugue kujya naguriki I'm happy uzikugira ngo uziko buri gihe ugira ngo nubwo waje untunguye ako namahane ngira ntayo ako ikoso ngo Hugue ngumva ngo gusenge ngo Imana ngo ntadusohore nabi ndavuga ati ntari bingewe kiriwe cyose ndacyakira ngiye ngomba kumubona none amata byaye amavuta Hugue ko n'abakobwa bafite tatuwaje ku mubiri yabo so buri muntu burya naguyiwe burya nicyo akunda ntago nge na blaming aho cyane kuko nenda ifite tatuwaje sinyifite se hano bakunzi bacu n'iki ahantu hasi kamaguruke kamera tugendane mbabarira Hugue erekana akaboko noza tatuwaje hanyuma na Sone byerekane murebe birinda guhuza mutwereka ko yaterekana ne Sone namwe berekane dem afite agakleso ni urufunguzo rwa music wowe nanjye ayibonye ayibonye iyi bayita clé music bayita ni clé de sol berekane ngaho reba ariko then bazita clé de music ni urufunguzo rwa music niko navuga nawe afite urufunguzo rwa music kana gatatuwaje nagashyizeho kera nagashyizeho 2006 mushaka kwa mukunda umuziki nkunda umuziki kubi mu Rwanda hari umuziki hari umuhanzi wumva ugerageza mu Rwanda barari benshi yewe wanjye baramufunze giye Porsche ariko Imana izamufasha mufungure kubera Imana inshallah bizamufungura so nge uravuga ngo mu basitari nkunda mu Rwanda nkunda Ngabo nakunda Igor Mabano nakunda Andi Mubono niwo wasitari numva andari ngo mukada cyane Andi Mubono buri Andi Mubono indirimbo aririmba kumva nini nkira mukadata naje gusanga hanze ba mukadata nubwo bamwe si bose harimo bamwe babi n'abeza yego okay Sone amen mu Rwanda ndabizi ni wanyu nubwo maze igihe kinini waragiye ariko nahari amwumva indimo zigiye zitandukanye niwe muhanzi nawe wumva ko mwese mufite urufunguzo rwa music ugomba gufungura akabati ka music ubundi bikigaragara ninde muntu ufana
papa cyangwa niwe wa mbere harimo indirimbo yasohoye ngo sana irimo ubuhe butumwa yitwa sana iriya ndirimbo ndayikunda cyane of course nyine harimo ubutumwa bwinshi kandi ubuhe butumwa anye ndayizi ubuhe butumwa biri secret kuri njyewe ariko tu harimo ubutumwa bure barafata harimo ubutumwa ariko okay reka njye mbivuge soni hari ibyo nzimo ko tugiye kubihoza mbwira turahuza umbabariye impamvu njya kubivuga harimo icyerekeranye ikirimo cy'ubutinga cy'abantu bavuye mu butinganyi kandi iriya ndirimbo ngo ushobora gukora imwe gatunze urutoki navuga ko iriya ndirimbo yaririmbye afite impamvu burya umuntu kuba yarafashe decision zo kuvuga biriya bintu ngo hari abamwe ngo narayumvishije ngo hari abamwe ngo yafashije bava mu butinganyi numvaga ko ari gutusha yerekezaho intoki none ko nimwega muzwi nimwe mwavuzwe nimwego twakoresha ibiganiro benshi naba bakobwa bagenzi bawe ariko ubu ntabwo kira umukobwa umugabo naba batipe bagenzi bawe navuga ko iriya ndirimbo hari ahantu yavuzemo karakantu nashubije nk'inyuma nk'inshuro nka zingaye nk'eshatu enye numva deni ni nka bari kuvuga abantu bavuye mu butinganyi yafashije bamwe ngo bava mu butinganyi atuma bamwe bava mu butinganyi navuga ko ari twebwe yavugaga ngo wabyaye iki sone tubwire shiro wamumbwiriye deni ko jewe akenshi impamvu nayisubije inyuma ndi kumva numvise hari ahantu bwa mbere nayumvise ndi kwigendera gutya bisanzwe kwa kundi mu rugo mama bacuranga imiziki ngira ngo nyisubize ndavuga ati iyo ndirimbo mwisubize nyuma numva aho hantu after nyuma none ndangije njya kuri YouTube ndanadownloadinga maze kuidownloadinga ndayishyira kuri telefone aho hantu ndahumva numva bari kuvugamo uriya mubyeyi ndavuga ngo ni nko bavuze kuri mubyeyi ngo bamwe yafashije bava mu butinganyi ubwo avuga gashangazi tandavuga ati burya tumaze kuba ibyamamare burya gashangazi jene yakoze umuti tumusuza ari hose cyangwa ryo namusuje uriya mubyeyi Imana ijye imumpera umugisha amen njyewe uzamungezeho ariko urashaka nawe mbere ko nagira icyamubwira kuri kamera nzi ko kino kiganiro wenda azakireba mubwira iki shangazi nawe mana uriya mubyeyi naramukunze cyane bitewe nyine n'ibintu akora n'ibyo yakoze okay njye ndashaka guhura nawe gusa ibindi muzabibona ntabwo ari ngombwa ko mbivuga ni surprise reka tuzabibone kuri tuzubake kuko wenda nawe mushaka kuzajyana ibiganiro ni surprise ukwe bugomba kuba bari abantu njya numva bivugisha ngo nagikwe njye nageze inangaha numva sirenge ngo nta myaka ijana ngo ubukwe burahari ababikeneye rwose ntibakajya bijena bumveho nimba abonye ubushobozi abonye pote yo gukora ubukwe nimba igihe kintu nabwira abasore bari hano hanze ntibakafite ibintu ngo babigire easy no biriya ni ibintu ufite amafaranga ufite ubushobozi bwo gukora ubukwe ariko warangiza ukavuga ngo nagikwe oya ntabwo mbashyigikiye rwose shyira umwana mu mago nimba umufite mushyire mu mago n'ababyeyi bazagushyigikira kuko benshi ubu ngubu kuba ko hajemo none ni corona ni covid ni ibintu byoroshye ntabwo ari ibintu bya big deal n'amagana ukora ubukwe kabisa ukuyeho inkwano gusa magana ukora ubukwe uzari n'abasilamu bagiye kunga indone bafite inote 5 sakora indobo sukari icyayi amandazi y'umugati tayari faster bagasoma iduba kagenda neza cyane ndi bintu nababwiye ati rwose nimba ufite ubushobozi ntabwo njye namugira inama yo gukora ubukwe muri kino gihe kuko najya kubukora ategereje kuzabona sare yuzuye bizamutwa depense nyinshi cyane akonsome nazigeze umwana mu mago ukwezi kwa mbere usanga bibaye abura icyo kumugaburira so ubu ngubu ni ibintu byoroshye urahembwa tuvuge niba uhembwa nka 500 yawe amezi abiri ufite akamiliyoni amezi abiri ufite emiliyo senkisa kuraho inkwano wumvikane n'umukobwa niwamuhereza 300
ubu ngubu uri kugenda neza yego ese nk'ubu ngubu ndi muri kino gishato nshaka nashyiramo umwana Wallahi. none umwana hano namwiboneye koko mana byarangiye umva ahubwo niko ikintu kizangora ni iwabo nicyo kizangora kujya iyo ngiyo uza gutema kirere muhe mikoro agusubize kuri icyo ngicyo umva ari ikintu ngiye kubaza byiza cyane wumva icyo navuze Soni nabyumvishije ngo ikizamugora ngo ni iwanyu ngo rutema ikirere nyine mu rugo nta kibazo shu kubera ko mu rugo baniga amatwi barabizi nta burara nta mico mibi icyo mbabwiye baracyumva kandi nkubwije ukuri waba uri uwa mbere ngiye gushyira ofishoto nkakwereka mu rugo bakakubona kandi badushyigikira ndabizi na mama nawe ahari cyangwa na papa na ba brother bose baranshyigikira ndabizi ko batabyanga ababyeyi bawe bagomba kumubona ko naramukunze kandi ntabwo ari ubu ngubu mukunze namukunze kuva kera ibijyanye no kuzafata indege niho zamutegera rero tu nta kibazo amafaranga arahari nta kibazo njye mfite business ndakora mfite job nyenyere ku madolari ijana wama mfite job y'akaboko mufite gift Soni hari abagiye gutangira ngo nkwe ibyo ni ibibareba abapaparazi bagiye gutangira ngo bagiye gutangira bavuge nkwe ikintu mbabwiye cya mbere badoda umunwa bashyiraho imashini ku munwa abavuga bavuge ndabizi n'ubundi baravuga ntabwo babuza kuvuga abayomba bayombe abaceceka baceceke simbatutse gusa ndabiyamye hari abagiye gutangira ati ige ikiganiro de twabonye abo bose abahe karibu ariko batazaza bavuga ibitajyanye n'ibyo turimo aya uzaza mbaza ubujajwa nk'abanyweza vorikide ntabwo mbakeneye nk'abanyweza vorikide abazaza bambaza ubugoryi nzabasubiza ubugoryi abaza bambwira bizima nzabasubiza ibizima abanyweza vorikide rero bo wagira ngo baranyereye ntabwo bashaka abo simbakeneye kandi uzaza ubu ngubu ikintu ngiye gukora ngiye kugura imbwa ugiye kugura imbwa uzaza wowe waje mu gihe cyiza usanga ari mu gihe cyiza ari mu gihe cya ubu ngubu ikintu ngiye gukora ikintu nzakora noneho nzazana ipusi yirukana imbeba imbeba ku ruhande yawe kwa ko deni ntabwo navuga ngo ngiye kuyigura n'ubundi nayitumije navuga ko n'ibanga amafaranga ngiye kuvuga nishyize ku karubanda ntabwo ari inyarwanda ntabwo ari inyarwanda ni inzungu ariko ntabwo nshaka abantu yaba ku manywa yaba nijoro izabirekuye uzaza atunguranye izamwasama izamuhekenya icyo kintu mbabwiye nyamuneka uzaza aje atunguranye nka kuno kuyunguye umuvandimwe waje hano nkahise yaka ariko nazanye ibyiza nubwo wasanye ibyiza ariko nyine ariko nari kumusiga ku muryango cyo koze iyo nsubiza ubundi yuko manzi ikintu cya sinzi impamvu ugize impano cyane ni umuntu yampfumureza zamara rimaze kumutumara ibintu arimutumye agomba kuza kugira ngo nakirize uyu nguyu uko butumye mu kanya n'ubundi nifite abashyitsi mu kanya bagiye kuza bari mu nzu niko nanze kugira ngo mutabashyira kuri kamera nari mutumye fanta ingeso bw'iyo ndabizi ko nywera fanta ndani mbatumye nuko nsibyo buyimpaye nanjye nkinywera ariko mu kanya tugiye gufutura mu kanya ko n'ubundi bari guprepara hari umuntu uri guprepara nifuriza n'abasilamu ku isi yose igisibo cyiza maze badusengere iyo covid icika hari abashyitsi nari mfite mu nzu ari mbatumiye ko n'ubundi burya nivuze urokotse arya haza umuntu utarokotse so bari bambwiye ngo nimbagura akantu ko kunywa ndavuga ati okay narebe reka mpamagare umuvandimwe aze abazanira akantu nta kibazo uko harimo umuntu then ko nifite abashyitsi kuva kare babwa uje untunguye buriya kuntungura kwawe rero sha isya ntuzongere kuntungura basi ujye umpamagara nzankwamagara ubundi ntabwo ariko ejo bundi ntabwo amaganga kunyitaba ugitongwanikira kuri WhatsApp mbwira mbikwereke kuri WhatsApp iyo mbonye umuntu umbwiye ibintu byo kuza kundeba
mfite gahunda zanjye no wihaye amahoro nihaye amahoro sinshaka ibintu binstressa ubu nibereye umudendezo iyo numva nashaka kujya mu nzu ndaza nkicara hano n'abashuti banjye tukashyira intebe hano dore nk'izi ngizi nizo muri jardin hari n'indi niko nashyize hariya ku muryango hafi n'umuryango ubundi zikunda kuba ziri hano muri jardin iki giti naragikunze ni igiti cyiza gitanga amahumbezi meza ege turashoje rero gira icyo ubwira Sonia nawe agira icyo akubwira n'abakunzi bacu mwarike muri commentaire byinshi ariko bavuga ngo mwe ntago tubashaka abantu batukana simbakeneye abantu batukana rwose kuri commentaire simbikunda baduha ibitekerezo n'inama zubaka banagushyigikira nimba ari n'inkunga zigenewe ndaza kubona nimero yanjye baza kubaha nomero yawe hanyuma bakugenera inkunga na Sonia aze kubaha nomero ye wumva afite umutima wo gutanga wumva umutima afite umutima wo gutanga atange utabifite abigumane n'inama nazo zubaka zakenewe ariko bandika ngo yango muri kutubeshya no ntabwo turi kubeshya ntabwo igi mbore gatunyuze mu ijambo njyewe ntago birayo ngo ni ugutwika sinjya ntwika sinzanatwika nzerekana ukuri sigaye mvuga ngo nangwa na benshi nkakundwa na benshi icyo kintu bagitekerezeho niko bimeze cyane ikintu nabwira Sonia wakoze cyane kuba waje kundeba kandi nanabyishimiye kuba unsabye urukundo ndaruguhaye ikindi nkubwira gusa nakunze tayo ufite kandi so beautiful. I'm big. Not big ntabwo uri big cyane ntabwo uri karujanga so ikindi nakubwira nabyishimiye kuba waje kundeba kuba natekereje kuba wavuye iriya ugatega gitema kirere ukasa mu Rwanda ukaba numaze n'iminsi nahanga ufite igitekerezo cyo kuza kunsura no kureba iwanjye aha ni iwanjye mwanaje ngutembereze no mu nzu harebe ndakweka muri saro gusa ariko ntabwo nkweka mu byuma mu byuma ndakwereka outside inyuma ya kamera nta kibazo narebi to wowe njye nyine naje hano niyumvisha ko wanyereka ko unyishimiye gutya tu nansi kuri bunyirateho ukanshitinga ariko ndishimye cyane rero kuri ibyo I'm proud for you. Okay, thank you. Okay, thank you. Kukama time. Yeah, ndayigwa time. Merci. Byiza cyane ku bufatanye n'abaterankunga bacu bigiye bitandukanye ndetse n'abakunzi b'Umutako TV turabitsa ko ari ari kumwe na Sonia couple nziza cyane nimuzabona n'amashusho arahani no kamera yawe hari umukameramani wa mbere mu Rwanda utarerize cyangwa Dani Elize ndanamusuza nubwo ari nyuma ya kamera ndamusuza n'umuntu wanjye ndamukunda cyane arategura no mu rugendo rukomeye twaragendanye ariko wowe nzagushakira umuhini nzagushakira ko ibintu byose byawe byose uramva ngo ni surprise harya ngo ni surprise ubu surprise reka tubashimire hanyuma andi mashusho bagiye kubona nayo tugiye kugenda ntabwo ngende ninjira mu nzu kameramani wanjye niwe njire mu nzu hanyuma ugende mwereke mu nzu kameramani asigara inyuma y'umuryango ntabwo mukeneye ubundi dusuba icyangaha tuzakubaza uko byaje kugenda nyuma ego byaje reka tugushimire cyane namwe murakoze Sonia reka tugushimire merci reka dufate mikoro zacu ubundi ugende umwereke ibyiza biri imbere bakunzi n'Umutako TV ni uko nguko birangiye agiye kumwereka n'ubwa mbere kambuge gahoro n'ubwa mbere mubana nyine umukobwa kandi